ndarushye mana we. Amihangane. Abana apfuye nk'imbwa, agiye guhambwa nk'imbwa afite imitungo. Nayo bati mvayo ngiye nkwiye ka Kiyuda ndagafite, nini mbona na Kiyuda ndakumane ndaguha agakamba tukazirike ku kiraro cy'inka wiyahure. Niko wowe wamubwiye? Niko njye namubwiye. Nina ati ngiye nawe ushaka mu rugo rutari urwanjye. Afite ikintu bamukubisa hano mu mbavu. Afite ibinda, afite mbese umubiri wose wari wabo bipfunditse amaraso za gutya. Ntabwo turahabwa igihe cyo gushyingura. Yego. Uza kwihangana. Ubwo turacyategereje nyine. Yego. Ariko se wihangane. Hanyuma ntabwo bamwishe. Gufata umuntu umugabo ukamushyira mu kizu ukamugaragura umwana wabyaye n'umugore wagushungera ahagaze hejuru y'umuhungu ngo mugaraguremo. Ukamugaragura mu kiziba. Ndakubwira mbabara winshyira kuri radio rekera ngo reka tubireke. Ihangane umubyeyi. Ndarushye. Ihangane n'ukuri. Turashaka ubutabera nubwo musaza wacu bamwishe. Akaba ari muri rwe n'abakobwa banze kumuhamba. Mushaka ubutabera kuri musaza wanjye ashyingurwe. Nk'umuntu bafite imitungo. Bareke gutuma nta na kimwe twemerewe tubyibagirwe. Ayo abantu bafite imitungo myinshi yishakiye. Nayo ifite agenda gakomeye. Buriya mugore yanze mama kugeza ubwo mama yapfuye yanga no kumuha amazi y'umugisha. Hako umunsi nawe ndambwa ni nyirakimuza ati wanze mama niba no kungiza umugabo ntugiye kwangara na nyoko yangare. Bafite nyina mu nzu hari. Bose namushebeje. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Yego papa, turatangira tukwihanganisha kubura umuvandimwe ntabwo ari ibintu biba byoroshye, buri mu bihe bikomeye. Ariko byagenze gute kugira ngo mumenye urupfu rwa nyakwigendera Sipiriye? Ko amakuru abaturage bari gutanga nuko mwe mudatuye ahangaha, ese amakimbirane yo kugira ngo Sipiriye aze kwicwa nkuko biri gutangwa, amakuru ari gutangwa n'abaturage bari kuvuga ko ari umugore wamwiyiciye ndetse n'umwana we bibyariye witwaga Kidumu. Kuvangwa ngewe. Yego. Nge nitwa Kabango Sharire. Ndi muri umunara y'abantu Sipiriye. Yego. Hanyuma ngiye amakuru yamenye ku itariki 11 z'ukwa kane. Ubwo umushiki wanjye twari turahurira ku rwibutso ku Muyombo. Yego. Uze kongerejwe. Noneho twari turahurira rugende nyine. Ndamutegereza mubuze ndamuhamagara. Arambwira ngo ntabwo yaza umukuru wacu. Kuyambwiye ngo ashaka kwiyahura. Ngo kubera ko umugore wegereza akamikoro. Umugore n'umwana we bita Kidumu ko barashaka kumwica. Ndamubwira ni rero genda ubijyemo uraza kuduha amakuru. Abijyamo nyine na mudugudu. Yego. Amaze kubijyamo bafata umwanzuro ko uwo mukuru wanjye baba bamuhungishije akajya kwa murumuna wanjye utuye mu bice by'inaha. Aragenda ajyayo. Amaze kujyayo hanyuma Yego. Amaze kuba kwa murumuna wanjye umukobwa we wa kabiri bita Nishimwe yaje n'amakuru mpabwa. Ayo sinari mpari kuko ntuye muri Muyombo. Yego. Yaje ngo kwikubita ibuye. Amaze kwikubita ibuye ku kaguru ngo ahamagara papa we ngo naze ngo ko Kidumu ngo yamuvunnye akaguru. Hanyuma ay'abantu araza nyine aragaruka, ariko ikirego cyari cyaragiye kuri RIB. Hanyuma kuri RIB ngo bakaza gufata Kidumu ngo Kidumu akabacika. Yego. Amaze kuva mu buhungiro nibwo kuwa mbere nijoro Nishimwe yampamagaye ngo papa we ngo arapfuye. Ubwo twahise duhurura nyine turaza, naje mu gitondo kwa kabiri. Yego. Tuzi ko turashyingura kwa gatatu bari uyu munsi. Baduha gahunda yo kuwa kane. Amaze kuduha gahunda yo kuwa kane nyine turicara, ariko abana be bakatubwira ko nta mafaranga bafite barimo kuyashakisha. Tukababwira tuti se ko ay'abantu yari afite ubushobozi, yari afite inka, yari afite n'ubutaka, kubera icyo atagurisha ngo dushyingure mukuru wacu hanyuma twigire mu byacu. Yego. Wihangane.
ubwo nibwo uyu munsi twabiramukiyemo rero hanyuma ubu ntabwo turahabwa igihe cyo gushyingura yego uza kwihangana ubwo turacyategereje nyine yego ariko se wihangane papa ihangane papa ubwo nuko byagenze nyine turacyategereje tegereje kumushyingura bikarangira yego bose niba muri kubegera uragira uti mukuru wacu yari afite imitungo kubera icyo atari gushyingurwa bo ubwabo bari kubabwira ngo iki maradukereza bavuga ngo nta bushobozi ubushobozi baratubwira ngo ubushobozi burahari bwo kumushyingura ngo twibagirwe inka ye twibagirwe n'ubutaka bwe ariko ubushobozi burahari barabuduha arashyingurwa n'isa bagora bavuga ngo burashoboka burahari burashoboka kugeza n'isa nta bushobozi turabona singa tubona muduha amafaranga tuyabare tuvuge ngo kubaka imva arahari itente irahari kujya kuzana umurambo irwamagana birahari imodoka iri bumuzanira irahari bakatubwira ngo birahari izageza ryari niyo mpaga gitifu w'akagari isana waka nta gisubizo arama barambwira ngo birahari kugeza ryari hango turabashungera turabandagaza turabasebya muri kubashungera niko bari turimo kubasebya twebwe ngo tuvuga ngo bishe mu musaza wacu ese ntago yapfuye barahari hanyuma ntago bamwishe gufata umuntu umugabo ukamushyira mu kizu ukamugaragura umwana wabyaye n'umugore wagushungera ahagaze hejuru y'umuhungu ngo mugaraguremo ukamugaragura mu kiziba ndakubwira ngo winshyira kuri radiyo reka tubireke ihangane umubyeyi ndarushye ihangane ni ukuri ndarushye mana we none ihangane babarira ihangane ni ukuri abana apfuye nk'imbwa agiye guhambwa nk'imbwa afite imitungo yakamushyinguye ntabwo ni ukuyipfusha ubusa yarahise igihe abana yabyaye ese yashatse kugira ngo bigende bite yamaze yaza asanga none urabona ko nkuramo ibindi nagenda abwira mubyara azana amafaranga ashyingure musaza wanjye ubu nta kindi amaze mubwire ngo ari kwa Manuel sokasumutana nishimye ijwe kumbwira ngo umusaza wanjye yarasaze ngo nimujyane indera kugira ngo mujyane muri gereza ngo yasaze n'umujyane indera bakubwiye ko yasaze n'umukobwa w'imimbira wa kabiri yabyaye mu nda ye ari umukobwa we umukobwa wa kabiri yitwa Nishimwe ahubwo yasaze nawe ujye kumufungisha mubwiye ngo reka tujyane abantu kumufunga dufate ikidomo tujye kumufunga dufate risi tujye kumufunga leta izabakemura ikibazo ko twatabaje ubuyobozi kenshi ntibwadutabara yego kugeza ubwo ageze ku rupfu usanga bamukubise afite inkoni munsi y'ibere afite inkoni ku kuguru bamukubise yego afite umugore witwa niba ngo ari Nyiramikara wo kwa Hategeka yarahabyukiye mu gitondo abyuka ahantu hose yarakwije abavuze ngo y'abantu yapfuye yego uwo mugore avuga ngo ay'abantu baravuga ngo yapfuye ngo habuze gupfa kidumu yakubitse inshenyi mu gitondo yo munsi y'inkakamina kandi mfite abagabo bahari bahamya ko wamukubise iki ngo yamukubitaga inshenyi ari munsi y'inkakama yego abaturage kugira ngo umwana akamenya wa wundi wamuhigaga yari yamuhigarara mu gasozi hejuru umwana we Kidumu yego na nyina bishyigikiye nibirangira uwo mugore wakwiza ngo ay'abantu yaba yapfuye habuze gupfa Kidumu hapfuye abantu wakubitaga Kidumu inshenyi ari munsi y'inka bashaka uburenganzira n'uriya mugore twa Hategeka niyo bamufata ajya gusobanura urupfu rw'abantu nawe araruzi turabishaka yego mama uragira uti abana be bose nta wari ukikoza papa wabo ubundi ay'abantu yari yarahunze yahunze ku itariki 11 z'ukwezi kwa 4 twari kujya kwibuka ababyeyi bacu bashyinguye ku Muyumbu yego namuhamagaye ku itariki 10 nimugoroba
yego ntabwo yatira mushiki wanjye kujya kwibuka ntabwo mbishaka ahubwo ngenda ndashaka kwiyahura ese abantu ihora kubera iki ati nabuze ka kiyoda urihora kubera iki se ubundi ndiyahora kubera umugore wanjye n'umuhungu wa Kidumu bashaka kunyica nayo bati mvayo ngiye nkwiye ka kiyoda ndagafite nini mbona na kiyoda ndaguha agakamba tukazirike ku kiraro cy'inka wiyahure niko wowe wamubwiye niko njye namubwiye nina ati ngiye ntawe ushaka kugwa mu rugo rutari urwanjye mvuye nk'ikiyoda ndiye gushyira mu gacupa ijyana inyweri we mu rugo ngo kiyoda ni iki ni ka kiyoda ni bya miti batera mu bukoko bwagiye mu myaka yego ndangije narabyihoye ndavanyika niryamire ndanywera agacupa cyangwa afite umubabaro wo mu rugo rwe yego nzongera muvugishije mu gitondo ubwo nagira ngo tugere gute dupange ukuntu dushaka ururabo kujya kwira kumva ababyeyi bacu bashyinguye mu rwitso ko muyomba yego amaze kumbwira gutyo naratuje ndaceceka mpamagara murumuna wanjye mpamagara musaza wanjye wo ngure buri impande yawe yego ndabwira rero mukuru wanyu agiye kwiyahura none se tuvugana ni mureke turangize ururabo tuzarushyire ku babyeyi bacu harimo ababyeyi bacu benshi harimo barumuna bacu harimo abasaza bacu harimo abantu benshi bari muri inshuti n'umuryango by'iki bose yego ndangije ngira gute buracya mu gitondo nongera kumuhamagara abantu ati turajya kwibuka yego ati ryo nakubwiye ni rya rindi ndashaka ndashaka gupfa yego kuko nuko kandi ntabwo kunsiga kubera Arisa umugore wanjye n'umwana Kidumu yego ankubita buri munsi haranyirukanka umugore ambwira ati hunga yego namara guhunga Kidumu agasubira ku bwanjye akaryama ati reka mpfe yamara guhunga Kidumu akajya ku buriri bwa se akaryama mu kiryamo cya se akaryama isa amaze kumwirukankana yari yarirukanye se ku buriri yaramwirukankanaga yamara nyina umugore akamubwira ati Kidumu naza avuga duhunga yego noneho yamara guhunga y'abantu Kidumu agasubira kuri bwa se akaryama yego ariko hari amakuru arimo gutangwa Kidumu yaryamanaga na nyina ntabwo nabibonye yego ariko njye niwe no kuva n'abaturage kugira ngo babivuge nuko yatubwira ngo nta kizira kikibaho ibyo ninde wabivuze na Arisa umugore wa y'abantu ari we nyine kimuzanye nta kizira kikibaho kubera buryamye ntacyo bitwaye kuryamana n'umwana we ati nta kizira kikibaho kuryama ku buriri bwa se nta mpamya ko yaryamanaga nayo mana yo mu ijuru imbabarire icyo gihe twebwe twaraje ku itariki 11 ngera murumuna wanjye maze kumbwira ko umusaza wacu agiye kwiyahura yego ahubwo tujye kwibuka abapfuye kera tujye kuriwa ugiye gupfa uri kubaka ashaka kwiyahura yego murumuna wanjye kubera ko atuye hafi yabo ngiye ntuye kure yabo yahageze imbere yego maze kuhagera arambwira ati urihe ko twakubuze nire wowe uri imbere hafi yabo nanjye ndaje ndi mu nzira maze kuhagera sanga Kidumu umwisenyereza wacu arimo kuhira inka yego ariko nsanga yaganiye na musaza we na muramukazi w'Imana ubwo uw'Imana hamagara mwisenyereza wacu ati ati hano tuganire tuwe ikintu upfa naso yego ngiye gutuza mbivuge ukora mwihangane mu mbare ko narushye umwana agiye kutubwira ngo mugende muhana abana banyu mwabyaye nta mwambyaye ibyo ari Kidumu bivuga yego noneho ubwo abantu biza tubwiye akababaro ko yatubwiye uko yamukubise uko yafashe inka yamuha nyirabukwe wa y'abantu yego ari mu nzu kwande kwa y'abantu nyirabukwe ubwo ni mama ni nyina wande w'umugore we yego ubwo arangira tubwira ati ngewe njya kubanza kugira ngo nirukanke hari imbere yirukanse tutari tuzi hari kenshi yagiye ahunga tutari tuzi ajya mu miryango yose tukomokamo arazenguruka kwa barumuna we ni Imana yo mu ijuru ay'abantu ni musaza wanjye akurikira bwa kane yego ay'abantu acika mu muryango tuzimuciyemo ay'abantu tugakora ihuriro ry'umuryango y'abantu ntaze ay'abantu tugakora ubukwe y'abantu ntabutahe ay'abantu tugashyingura abantu b'umuryango ntabashyingure ay'abantu tukibuka ntazi yego ariko y'abantu musaza wanjye ko amujyana mu muryango wabaye iki yego y'abantu ati rero umwana wa mama ni mfite ikibazo mu muryango wanjye nihariye yego ntaho ndikizi twumva ko yabagiye cibwa ari wicaye tutamuciye nk'umuryango turarekera yego turanatuza pe yewe n'umuryango wifuza ko bundi yarahagarariye umuryango wose
dukomokamo ku babyeyi bacu bakuru ba kera. Yego. Byangije byose arabyanga. Ko turatubaza. None uwo munsi birangiye nibwo turamubaza. Ayabana rero ubwo buheruka bwa hafi yaho ngaho. Yego. Bagurishije ikimasa cy'inka ya nyirabukwe. Yego. Nyirabukwe hari hafite n'inka. Yabaga mu rugo rwabo. Mu kiraro. Yego. Bise bamureresheje. N'ibyabo byose biramurera mvangorerwa n'inka ye. Yego. Bose baramutunze. Birangiye atubwira ati rero ejo bundi twagurishije ikimasa tumaze kukigurisha. Kidumu isamuha amafaranga 2,000 ajya kugura icyo ashaka. Angahe? 2,000. Yego. Ahije arayanga. Bamu 4,000. Amaze kuyimara yaragarutse. Atwara 4,000. Nako 7. Sibyo 11. Abyihayeho yabonye se yari yarambitse amafaranga na nyina. Aragenda. Bigeze nimugora agarutse mu gitondo yaragiye arara mu gasozi bukiye mu gitondo araza aravuga ati nimumpe amafaranga nishyure moto yamvanye simazi. Yego. Isara mubwira ati amafaranga afite. Nyina aragenda yishyura ya moto. Arisa arayishyura amaze kuyishyura Kidumu yagiye mu rugo ahita arabaza ngo bapari hehe. Aravuga ngo yagiye mu murima. Bati mugiye muhamagara ze hano baramuhamagara rasa. Niko yatubwiraga twari duhari. Yego. Maze guhagera ahise abwira se ngo zana amafaranga mwagurishije inka uyashyira tuyagabane. Inka bari bayigurishije ngaho ubwo nta mubare tuzi. Nta mubare yatubwiye ngo zana amafaranga tuyagabane. Yego. Ubwo y'abantu yese yahereza umugore nyarakimuzanye atakira amafaranga y'inka yanyu we na nyoko. Arayamuhaye. Yego. Ubwo Kidumu yese afata umuhoro yirukankana y'abantu. Ay'abantu herukanka agera ku irembo hari ashaka kumutema. Abonye amusize kuko umugore yamubwiye ngo umuhungu nazajya avuga ugita uhunga. Yego. Ubwo nyine yese ahunga nkuko abimusabye. Asubira inyuma agera mu kiraro cy'inka avanamo inka ya nyirakuru arayisohora. Yego. Ayishyira hariya mu muhanda ku irembo. Yindi yari yarabyaye n'ubundi cya kimasa. Yego. Yego. amaze kumara kwishyira kuri mba asubira inyuma aragenda abwira nyirakuru mu mukanuza kanyoko amuha kanyina yego ngo butuvugana ngo byuka hano muri ino nzu ngo ntabwo hano ari kwa Bugegera ngo so ukurikire n'inka yawe nayisohoye yagiye yego urumva twabwirwa nande naye abantu yego amaze kubivuga gutya asubiye inyuma ajya mu kiryamo cya Sararyama amaze kubituvuga cyo tubaza ngo Arisa kiduma ry'nyukorebwa bwanyu yego ngo ntabyo nzi abana bati mama witwa Somota ati mama ati ntabwo ati yaryamye ku buriri udahari turabyemera ariko ntabwo waje twakorera ko kiduma ry'nyukorebwa papa ntabyo nzi hazi witwa Kireri mama ntabwo kiduma mu yaryamye ku buriri papa ntabyo nzi bango buri kintu cyose Arisa nyirakimuze yavuga ngo nta kintu na kimwe azi umuhungu akora umunsi tuvugana turashaka ubutabera nubwo musaza wacu bamwishe akaba ari muri rwe n'abakobwa banze kumuhamba mushaka ubutabera kuri musaza wanjye ashyingurwe nk'umuntu bafite imitungo bareke kutubwira ngo nta na kimwe twemerewe tubyibagirwe ayo abantu bafite imitungo myinshi yishakiye ntabwo yivanye kwande ntabwo abakobwa bayizanye na nyina ntayo yazanye ibyo kwa nyina iwabo wa nyina babireke akone basinguza ibyavuye kwandi kwa Munyakasi ko muyombo umusaza nyimutse ku muyombo afite imitungo ishoboka yose yari yishakiye ntibamushake ntushyingura uko mbishaka ntibatamushyinguye nabo bamone bafunge afite abakobwa bane hari mu rugo niba bafunge ni babiri ni batatu bakuru akari ni gatoya ibyo kavuze baravuga ngo ntabwo ari byo ejo abanyamakuru baraje bagira witwa Sandrine witwa Kirere bacisha mu gikari bahita bagenda ko batanga amakuru abana batanga amakuru ara mu rugo niyo munsi tuvugana ndashaka ubutabera burengana musaza nyagashyingurwa nkuko bikwiye ibyo barimo kuguza byose abireke ari imitungo y'uwo mugore ntayo dushaka niba ari vangamutungo ntago turizi ntaho tuzahurira aho turashaka ibya musaza wacu aho biri bashyingure musaza wacu ubere ko hasi kugeza ku mutwe nkuko tubishaka bakevugira ngo bahere ku wa mbere nkabwe se bana banjye dushyingure papa wanyu gute nta kibazo amafaranga arahari ejo duhera mu gitondo amafaranga yo gushyingura arahari kugeza ubwo umuryango wacu bari baguye no mu kirombo hejuru yabo batashye saa 5 z'ijoro kubera abo
twari rwavuga ngo turabasebye ntitutwishe musaza wacu bose bamwishe. ese uyu munsi n'icyambwira ngo usumuta nishimwe Sandrine Kireri Kidumu na nyina mukimuzi ko atarabishe y'abantu mama niba se bara kumushyingura kubera iki? Niba waraganire nabo urumva warahageze bwa mbere uje kureba musaza wawe ubwo yakubwiraga ko akeneye kuva mu buzima akiyahura, nawe uri mukuru, ese amakimbirane ubundi yarari mu rugo rwaye abantu Sipiriye bikageraho abana be bamwe batangira kumwanga n'umugore we, yari amakimbirane ubundi ashingiye kuki? Ntago nkizi. Nuvuga ngo icyo gihe twahamagaye mu mwisenyezo wacu tubanze nako cyo nsubirende nyuma gatoya byanciyeho. Nuvuga ngo icyo gihe amaze kutubwira ko ashaka kwiya tukamuhana tukanamwigisha, aratubwira ati mureka nihungire yego nigendere. Kaje yabwiye wa mugabo ati nuramuka uhunze nta buyobozi bubizi ngaha ushobora no kugaruka bakakwihakana bavuga ngo wataye urugo. Wataye abana n'umugore n'urugo. Yego. Reka dushaka ubuyobozi. Yego. Gihugu nyine yohamagariye umudugudu ndabwo yatabara kwa y'abantu biracika abana agiye kuyahura. Yego. Ariko nkanjye nkamushikiwe. Namaze kumwigisha imyeyo ko agiye guhunga. None ndagira ngo uze udufashe dukemure ikibazo. Ko mudugudu yaraje yitwa Ntahonyora. Amaze kuhagera tumutegeze uko bimeze, y'abantu bene bakibasha no kuvuga. Ndacyoje kuvuga ndangije ngiye murumuna wanjye cyane uw'Imana wabivuze. Yego. N'uyu munsi umuhoro bawutwaranye Kidumu waragiye gutema uw'Imana murumuna wanjye n'ubwo Serwiri ngo nabashuka aya bantu. Yaragiye no gutema murumuna wawe? Yagiye gutema murumuna wanjye ari we Nyirasenge. Ageze mu nzira bamubwira ko moti mujyanye kureba umusaza we kwa muganga aho yaguye. Yaragiye kumusanga mu rugo iwe? Yarazamutse. Kidumu ariko yari igihazi. Kidumu yari igihazi. Sinzi ikibazo yari afite. Noneho birangiye ubwo umudugudu araza aratwandikira adusaba guhamagara umwisenyezi, turamuhamagara nje atubwira ngo ngenda ahantu kure ntabwo ndi hafi. Yego. Ese waje tukabafasha tukamugakemura mu kibazo ikintu ufitanye n'abana ikibazo mu papa wawe. Ukakitubwira niba ari cyo ushaka bakakiguha. Niba ushaka kubaka bakubakira, niba ushaka umunani bakawugwa ikintu ushaka cyose ukakibona. Yari mudugudu bimubwira. Nijya bamuhamagaraga Nyirasenge. Arangije atubwira ati ngenda ahantu kure. Yego. Rero tugakora ahantu kure n'ubundi mudugudu twambwiye n'umudugudu. Urabona umwana yanze kuza twandikira y'abantu ikayi yihungireho kugira ngo azagwa ahangaha. Buryo umuntu ahonze ahungura ibye. Yego. Kandi ihunze burya iminsi irica. Kandi hatugomba gukumira amakimbirane ataraba. Twarakumira twese ko twayakumiriye imaze kuba. None birangira uvuga ngo mbere ay'abantu baramwandikiye ikayi, amaze kuyamwandikira Kidumu yaje umwanya tumaze kuzuza ikayi amaze kwandika tuyisigaje kugira ngo dusinye n'abashiki be basinye. Ku bashiki bari bahari ari abashiki be 4 bagomba gusinya kuri iyo kayi. Yego. Ubwo birangiye tumaze kuyandika Kidumu baraje. Mudugudu amaze kwandika amaze kuhagera mudugudu aramubwira ati Kidumu nako murumuna njye yavuze ati ko ndebaje tumaze kwandika. Kuba twamaze kwandika si ikibazo. Ibyo tukora turabikora, natubwira icyo dukemura turagikemura nta nyandiko ihari. Umuhungu yahagaze impande ya nyina aricaye ku ijerekani, yaricaye ku gatebe, umuhungu azicara ku ijerekani. Yego. Baramubaza Kidumu ikibazo ufitanye na so ni ikihe? Abwira mudugudu ngo yintere isesemi. Kidumu ubwo abwira mudugudu ati yintere isesemi. Aranyose ngo murambaza icyo nkeneye gusa namwamaze kwandika bone kujya no kumfunga mujye kumfunga ngo mumaze kwandika ikayi. Tubabwira rero wa mwana kwandika ikayi si ikibazo. Ikayi twanditse ifite icyo yandikiye tubwira ikintu upfa na so tugikemure tubumvikanire mu gikemure. Yego. Yahise aza vuba yihuta ngo ni mu mpiyo kayi ngo muyinsomere. Nabwiye mudugudu na murumuna wanjye na musaza wanjye abantu muhaguruke tugende uko ibi ni imirwano bitagira ikibazo cy'abantu. Twigendera. Tumujyana gucyo turamuherekeza tumugezaho kiyahute tumutegera moto aragenda. Yego. Haciye iminsi nk'itatu ni batarine. Nyine abantu bagumye kumuhamagara bagumye bamuhamagara. Yego. Ubwo abana bagera nubwo baduhamagara baratubwira ati rero papa
yemeye kugaruka mu rugo na mama na muhungu we kugira ngo biyunge. Ubwo umusaza ashaka ati mugende arababwa mugende muhamagara umuryango wabo mugore wanjye. Yego. Muhamagara umuryango iwacu. Yego. Tubahurire muhamagare na mudugudu muhamagare na gitifu akagari. Baze twinjye babikore inyandiko. Yego. Birangiye barashubije ngo iyo miryango ntiyadushaka, turashaka Mukakarangwa, turashaka uwitwa Jean Paul ubasha nkwaya muri umune mutoya kuri bucuri wacu. Nibo dushaka naho ni mu dushaka w'Imana itumushaka aribo baza. Ubwo muri iyo munsi bakubise uwo mukobwa wibuye nibwo yaduhamagaye muze duhure mu rugo. Ngeze mu nzira ngo tiburandya urambwira ngo kwabaye intambara kwa y'abantu. Yabana kagarutse mu rugo. Hari yonde jya kwa y'abantu na y'abantu na musaza wanje umwe. Twe ntago turi buhagwe. Yego. Ubwo urabona mitangira gute amagambo dugudu arambwira ati rero mubwire ajyane ikayiye kuri ribu mwijya mu rugo. Yego. Umugabo yagiye kuri ribu byamubwiye simbizi ajyana ikayi bamwandikiye. Barambwira ati genda usubire aho wabaga byo tuzabikurikirana. Ubwo maze gusubirayo polisi ngo yaraje niko nabyumvishije se nabihagazeho. Yego. Isho usanga Kidumu ntaho uhari. Irataha. Kuva icyo gihe ku itariki wenda turi ndahari nko kuri 15 ari kuri 16 ahari bari kuri 16. Yego. Kuva icyo gihe polisi ntongeye kugaruka. Nibwo hakurikiye ari ku cyumweru babwiye abantu ngo naze ariko umugore atubwira ngo muhuriye hari ntubimubone ni mu rugo hano. Muhuriye ari umuntu hano n'abantu afite ikiguma y'abantu muhungisha yabaye cy'ubundi icyo nabuze ni cyane. Yego. Ubwo byarangiye bigize gute ay'abantu agarutse aravuga ati reka subire wanjye abana bamubwiye ngo taha nta kintu wabaye ntawagukubise ntawagututse ntabwo umufite nta numbire mu rugo hano. Uwo ni nuramukutaje ugafunyisha Kidumu natwe tuzava gufata umuhoro na Kidumu agafata umuhoro mwese mwasinze. Mukabona ntacyo abona ibyo ni umugore wabyivugiye n'abana be babimubwiraga ati nawe bazavuga ko afata umuhoro na Kidumu agafata. Yego. Ubwo byarangiye bize gute abana bavuga ati reka nsubire mu rugo niba ari ugupfa banyice niba ari ugukira nkire. Abana bari bandiho bose bamvuyeho ndetse wende mu gasozi mwana mwiki. Ese umuntu umusaza kujya guca inshuro afite urugo rungana kuri ahingira umufungo w'ibijumba ahingira utuboga ahingira utunyanya ku muntu wari ufite urugo. Ni ikibazo gikomeye. Bw'abantu ko yaje kuwa kane cy'umwe cyashize nyirakimuzanye yakubise y'abantu icupa mu gahanga somboze icyo bari bapfuye. Yego. Kuwa mbere nibwo urupfu rw'abantu rwabaye mu gitondo babyutse bamukubita bugeze n'umugoroba muhorahoza birarangira. Mama nk'umwe niba warageze kwa muganga y'abantu waramugezeho koko bamwe bari kuvuga ati baramunize abandi ati bamuteye ikintu gikomeye aviramo imbere ni waramugezeho kuko we wasanze bamwishe. Umva nakubeshye wa mugabo we sinakuze ntunanze ay'abantu nashatse gushaka umuntu mukubite nk'uyahuye ndabibura. Ay'abantu nuvuga ngo niba ari muganga niba ari umugenzi cyasombazi wariwe ngera nageze cyo nakoze nafashije uko naye mukubita ishoka kuko naye ifite agenda gakomeye. Buriya mugore yanze mama kugeza ubwo mama yapfuye yanga no kumuha amazi y'umugisha. Hako umunsi nawe ndambwa ni nyirakimuza ati wanze mama niwe no kungiza umugabo ntugiye kwangara na nyoko yangare. Bafite nyina mu nzu hari bose namushebeje bose mukorera nk'iby'umubyeyi wapi nese isako yishe umugabo we akaba asize nyina hariya mu nzu. Uyu munsi amusigiye nde barabuzukuru bazamurera baziteranya bamushakashakira afite icyo kora abandi bana dasimbirakana. Hako umunsi tuvugana y'abantu niba ari impiri nuvaga bavuga ngo umuhungu afite impiri vuga ku mubiri we reba tuno tuntu aka kantu ko muri no bara utwengeruho tuno tuntu reba twose niko ku mubiri w'abantu hari hameze. Afite ikintu bamukubisa hano mu mbavu afite ibindi mbese umubiri wose wari waba wipfunditse amaraso uza gutya tukura. Yego. Sibyo musaza wanjye bamwishe nawe ariko amaraso ye azabagaruke. Hari ibintu baza ihangane mubyeyi
kandekera yuko mbaze ejo umukobwa yaravuze ngo abanyefungo yararogotwa ngo barazagotwa ariko bataye ariko umunsi asigaye wenyine nta muntu ngero ko yasimana abanyefumbwe bagira gute bararogotwa baraje barogotwe batahe byavuzwe na Nishimwe bigaragara ariko ko abo mu muryango bashaka kuba bishimiye cyangwa bishimiye ko apfa se mbere yababaje uyu munsi yababaye umunsi tuba twamushyinguye cyangwa tuba twaramushyinguye savuga nta amafaranga yo kumushyingura arahari ejo arahari kugeza uyu munsi kugeza isaha amafaranga turabona none badushyize ngo tuzamushyingura ku wa gatanu ngo nibwo amafaranga azaboneka kandi afite imitungo twibagirwa inka z'abantu twabwiye iby'abantu byose ntabyo nshaka iwanjye ndahafite niyo nta nahajya yakorana nacumbika nk'abantu uyu munsi se Kidumu ari he arafunze na nyina bose barafunze niba bakiri Nyagasambu ntubazanise ariko bari yego abana ejo bagiye gutanga ubuhamya niba ari ubuhamya sinzi ibyo bahamagariye Sandrine na Claire nibo bagiye ejo yego ubwo sinzi amakuru ko ahagaze nta kintu na kimwe nzi icyo nzi ni uko bazi guhambaye abantu yego ese mama mwese ko mugere ati natwe tugiye kwitahira banze ko umusaza wacu tumushyingura birarangira iherezo ubwo ribaye irihe iherezo ni iryabo imitungo ni iyabo na se na nyina nibashaka kugira ngo bagire ibyo bapfusha bose bazamuhambe nibambwira ati twamuvanye Rwamagana tumugeje hano kwa padiri cyangwa bamugeje hano aho bazamushyisezera simazi bamuhitana mu irimbi kwa Bizimana aho bazambwira turamugeza ngo niyo nzabasanga ko ntago nasubiye abantu basubiye inyuma arapfa ntawe ugiye gupfa ntavuye mbasezeye sinsubira kwa y'abantu nzabona yo kwa Manseri Imana idufashe tuzahure mu ijuru umusaza wanjye yego sibyo nta kindi sinsubirayo nanzuye ndakubwira ngo nanzuye sinsubirayo papa yasubiye inyuma muri jenoside 94 baramwica ayabana sibi baramwica ntangiye sinyo gusubira ngo mfi akasubira apfe nadapfa upfa tuzamuhamba hari ibintu baza ihangane mubyeyi ngambwira ibintu baza nabikubwira ihangane rwose ndakomeye cyane ndihangane reka nkushimire kandi nkubwire ngo ihangane kandi ukomere urakoze